muraho neza murakaza neza ku ishene yacu shene tubona ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe amavuta ushobora kuba wakoresha cyangwa se wahitamo ugagenera umusatsi wawe usiga mu musatsi wawe kandi ugatunga umusatsi umeze neza cyane, ugatunga umusatsi uyagirana ufite itoto usa neza ku maso ndetse nawe ubwawo ububonera ku ruhu rwayo ukabona ni umusatsi umeze neza cyane. Ni amavuta agera ku moko ari atatu ariko abiri akaba arimo amoko nayo ubwayo abiri atandukanye, ariko bidakwiye yuko wakoresha amoko yaba ushatse iyo ari yo yose. So nagutindiye amoko ubwako bwa mbere bw'amavuta ni aya ngaya bita Hair Food. Ni amavuta meza cyane aturuka ngaya, tugakurikizaho ni Blue Magic. Blue Magic ni amavuta meza cyane nayo wasiga mu mutwe wawe waba uri mukuru cyangwa se uri ari umwana. N'aya ngaya bita Coconut Oil cyangwa se Blue Magic. N'aya ngaya nayo ayo nayababwiyeho ubushize, hari video nayababwiyeho birambuye ariko nifuje kuyagarukaho uyu munsi. Hakaba ni Organic Extra Virgin Coconut Oil. Ni amavuta meza cyane aya ari original, aya ni unakameze. Hari abantu badakunda amavuta aya ni nk'aya gikotori, ariko aya ngaya ameze nk'ubuto nk'uko muyabona niryo bara afite, arajigajiga. Ariyo nababwiye ngo ari mu bwoko bugiye butandukanye, ariko aya ngaya nayavuzeho ubushize, hari video ubushize nayavuzeho. Ubwo rero nifuje yuko nza kuyavugaho mfite n'aya ngaya ya Organic Coconut Oil kugira ngo mubashe kuba wayatandukanya. Ubashije kuba utakunze aya ngaya ukaba wakoresha n'aya ngaya, ko ari abantu bagiye batandukanye mwagiye munyarishira ati ndi gushaka ayandi atari ariya. So rero ndizera yuko subije igisubizo cyawe. Iyi ni meza cyane kuba wayakoresha mu musatsi, ugira umusatsi usa neza cyane kandi ubereye amaso utemba n'itoto. So ni Blue Magic ni nziza cyane nkuko nabibabwiye, wayikoresha uri umuntu mukuru cyangwa se no ku mwana, wayikoresha nabwo ikagufasha kugira umusatsi mwiza cyane. So imeze nka gikotori, murabibona ukuntu imeze. So rero kuba wayikoresha ni meza cyane, nakubwira ko ari meza, nta kibazo twaye kuba wayakoresha umusatsi wawe. So ni Hair Food. Hair Food zigiye zirimo amoko abiri agiye atandukanye. Hari Hair Food nigeze kubakorera kubabwiraho ubutaha ubushize, nayo babwiyeho ariko itandukanye n'ingi yo ifite ibara nayo ifite ibara n'imbere ryo ni ibara y'umweru. Ku muntu utarabona iyo video wajyayo ukayireba ukaba wahitamo Hair Food washaka gukoresha, ariko n'ingi ni nziza gufasha gukuza umusatsi wawe, arimo vitamini A. So rero ni amavuta meza cyane wagenera umusatsi wawe ukagira umusatsi umeze neza usa neza utemba itoto. So rero ni ibintu byinshi byiza ngomba kubereka, ni nk'inshingano zanjye, inshingano za buri munsi ngomba kubitaho kandi nanjye niyitaho. Nk'uko mubizi mukunda kuyungati, ukunda kwita ku musatsi wawe. So rero nanjye nicyo ngomba kubifuriza yuko wakita ku musatsi wawe ukagira umusatsi umeze neza cyane. So hari abantu mukunda gukonsidanga igihe ushobora kuba ufite umusatsi w'irende, mushobora kugira ariko kuba bimufite uwo musatsi ntabwo bikwiye, kuko nawe umusatsi wawe wawitaho ukagira umusatsi neza. Kuko niyo ntaba mfite umusatsi w'irende, ariko uko nawitaho ushobora kutakugendekera nk'uko mugenzi wawe yawitaho, ariko ufashe umwanya ukawitaho umusatsi wawe ugira impinduka kandi ni nyinshi nziza cyane ku musatsi wawe. So rero nakubwira ngo koresha amavuta meza cyane waba wifuza kugenera umusatsi wawe. Muri ayo yose wahitamo amwe muri ayo ngayo, it's okay, nabyo nta kibazo. Si ngombwa kuba wayagurira icyarimwe yose, kandi ugira amavuta meza kandi ugira umusatsi mwiza cyane ubereye amaso. So rero niba warabikoreshejeho cyangwa se akaba ari ubwa mbere, wakandika muri komenti ikibazo waba wabugize, cyangwa se ari ubwa waba warakoreshejeho waba umutangabuhamya wayo ukaba
watanga ukuri kwayo mavuta. So rero ni ibintu byinshi tuzajya tugenda tubona, mujye mukomeza gukurikirana video zacu za buri munsi kandi tunasharinga ku nshuti zacu kugira ngo tubashe kwaguka, tubashe kuba umuryango mugari. So murakoze cyane, mukonje kugira ibihe byiza cyane, ndabakunda cyane.